Muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kudushyigikira. Turakomeje mu cyigisho cyiza cy'ubuzima mu rukundo. Turarebera hamwe ibintu umugabo w'agaciro atakora na rimwe. Turifashisha igitangazamakuru cya Karamo cyo kuwa 8/4/2023. Mu buzima busanzwe ujya wumva umuntu akubwira ngo uyu mugabo afite agaciro, uyu mugabo nawe akakubwira ati mfite agaciro. Buri muntu wese afite ukuntu abona agaciro ku muntu, ariko nyamara agaciro k'umugabo kabarirwa mu bintu byinshi cyane. Kabarirwa mu wo ari we, si ku cyo ari cyo. Ariko nyamara abantu benshi bazi ko umugabo w'agaciro ari umunyamafaranga, ari umuntu uzi kwambara imyenda myiza, afite amazu, ufite amamodoka, ufite ubutunzi muri rusange. Ariko nyamara ushobora kuba ufite ibyo byose ukaba ubuze kimwe cy'ingenzi. Ibyo byose ntibitume uhabwa agaciro, kuko hari ikindi kintu udafite gituma urushaho kuba ufite agaciro mu maso y'abakubona. Niyo mpamvu rero umugabo w'agaciro hari ibintu atakora. Hirya y'ibyo bintu utunze, ayo mafaranga, ayo mamodoka, ubwo butunzi bwose, iyo myambaro myiza wambara, ayo mazu meza n'ibindi byinshi, hari ibintu utakora. Niba ibi bintu bitanu utabikora, uri umugabo w'agaciro nyine. Ikintu cya mbere, umugabo w'agaciro ntashobora kwiruka inyuma y'umugore, kubera yuko azi agaciro ke nyine. Abizi neza yuko umugore yakubwiye ngo oya iba ari oya. Ntabwo biguha umwanya cyangwa se imbaraga zo kumwirukankaho kugira ngo umubone, kuko numwirukankaho ntabwo azaguha agaciro ukwiye. Menya rero ko ufite agaciro. Ufite ibintu utabifite ufite agaciro. Rero umugore icyo aba akeneye ni ikintu kimuzamurira amarangamutima, umwereka uko wiyumva cyangwa ukanabimubwira, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kumwirukankaho, kuko iyo umwirukanseho nawe araguhunga akishakira abandi. Rero umugabo w'agaciro azi ko afite agaciro, umugore ahari, umugore adahari. Bituma rero atuza, ahubwo kuba ataboneka cyane bimuha amanota, bituma akurura umugore wese yifuza cyangwa se ashaka. Kabiri, umugabo w'agaciro nubwo waba utunze ibya mirenge ku ntenyo, ntabwo asuzugura umugore, ntabwo agushaka utamushaka. Umugabo w'agaciro azi ko agomba gushaka umugore umushaka, umugore umukunda. Iyo utamushaka, iyo utamukunda, ntabwo utaha umwanya. Nubwo umugore yaba atagushaka, urakomeza umwubaha nyine, kubera yuko uko umugabo w'agaciro afata umugore bigaragaza uburere afite. Umugabo w'agaciro ntakubita umugore. Umugabo w'agaciro yubaha umugore, kubera yuko umugabo w'agaciro aba azi neza yuko iyo utubashye umugore bimwangiriza urukundo rwe, kandi iyo wangije urukundo rw'umugore nawe agufata bingana nk'uko nawe wamufashe nyine. Iyo utamwubaha ukamusuzugura, umugore wagira agasuzuguro karenze, yabasha kugusuzugura birenze uko ubitekereza. Umugabo w'agaciro rero azi kubaha umugore, ntago asuzugura umugore. Nubwo umugore yaba atagushaka, ukomeza umwubaha nyine. Nicyo kintu kiguhesha amanota, hahandi ubasha no kugenda umugore agashaka uwundi mugabo, ariko akaba abizi neza yuko kuba mutabanye abasha no kubyicuza iyo hari impamvu idashinga yatumye atakwemera. Gatatu, umugabo w'agaciro ahora ari umwizerwa, ntagambanira umukunzi. Umugabo rero udafite agaciro igihe cyose agambanira uwo akunda. Igihe cyose ugambaniye umukunzi, agaciro ufite gahita gahinduka ubusa. Rero ni ngombwa ko umunyakuri n'umwizerwa. Umugabo w'agaciro igihe cyose aba ari umunyakuri n'umwizerwa kuwo akunda, ku mugore, umukobwa akunda. Icya kane, umugabo w'agaciro ntaca inyuma umukunzi. Umugabo w'agaciro ntaca inyuma uwo bashakanye.
Uca inyuma uwo mwashakanye bigaragara yuko udakuze mu bwonko, ntabwo ufite imbaraga zo kwikontorora. Kugira abagore benshi ukundana nabo ni ikimenyetso cy'uko udakuze mu mutwe, ni ikintu gituma utagira agaciro. Umugore iyo yaguhisemo cyangwa nawe ukamuhitamo, nta wundi muntu uba ugomba kumubangikanyaho. Ntukira n'amarangamutima y'umugore cyangwa y'umukobwa uwo ari we wese. Iyo ushaka umugore ubanza urekura undi kugira ngo ujye gushaka uwo wundi ushaka. Umugabo w'agaciro ntaca inyuma, ntabwo yangiza amarangamutima y'uwo yakunze amuca inyuma, yaba ari uwo mubana cyangwa mutari mwabana. Umugabo w'agaciro azi guhitamo neza. Iyo wahisemo neza ntabwo amaso yawe ahora akebereza ku bandi bagore n'abakobwa, kuko umugore uwo ari we wese umugize neza ukamukorera ibyiza, ibyo ushaka kubaye nawe abasha kuba yabibona kandi mu buryo bworoshye. Niyo mpamvu rero inshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza. Nubona waciye inyuma umukunzi cyangwa umugore, menya ngo nta gaciro ufite. Icya nyuma, ntabwo umugabo w'agaciro ashyira imbere amarangamutima kurusha impamvu zayo. Ushyira imbere ubuzima bwawe, amarangamutima aza nyuma. Iyo ushyize amarangamutima rero imbere, ibintu byose byawe mu buzima birapfa. Ntabwo ugomba gushyira amarangamutima ku mugore runaka ngo umushyire imbere none ibyo ukora ubireke. Hari abagabo iyo yakunze umugore cyangwa umukobwa runaka aba atagishobora no kurya, ntaba agishobora no gukora akazi. Rero iyo utarimo gukora akazi kubera umugore cyangwa umukobwa runaka, urimo kwitesha agaciro. Umugabo w'agaciro azi neza yuko amarangamutima ye abasha kuyakontorora. Umugore w'agaciro uramubona, umukobwa w'agaciro uramubona, kandi akaba abizi neza yuko ufite ubuzima ubayeho, ufite akazi ukora, nawe ubwe ntabashe kugufasha kugira ngo utakora akazi ugere ku ntego zawe z'ubuzima. Umugabo w'agaciro rero azi kugera ku ntego z'ubuzima. Ntabwo umugore cyangwa umukobwa aza hagati kugira ngo abisiribange. Niyo mpamvu muzabona umugabo iyo yashatse umugore utari uw'agaciro cyangwa umugabo utari uw'agaciro agashaka undi mugore nawe udafite agaciro, ni ahantu ubuzima bugera. Kubera yuko umugore araza akamenagura ibyo asanze, arabisiribanga akagusubiza mu gice cy'ingunguru. Bagabo rero namwe basore mwitonde. Umugabo w'agaciro ntabwo ashyira imbere amarangamutima, ahubwo ashyira imbere impamvu zayo. Niba ukunda umugore hari impamvu umukunda, nicyo wamubonyemo, nicyo ushyira imbere. Ariko noneho ntabwo umugore abasha kukubuza gukora ibyo usanzwe ukora. Umugabo w'agaciro ntabwo aca inyuma umugore akunda. Umugabo w'agaciro ntabwo agambanira umugore akunda. Umugabo w'agaciro ntabwo asuzugura umugore, ntamutuka, ntamukubita. Umugabo w'agaciro ntabwo yirukanka inyuma y'umugore, kuko azi ko agaciro afite katuma akurura umugore uwo ari we wese. Uko urushaho rero kwihesha agaciro, uzakurura umugore cyangwa se umukobwa wifuza mu buzima bwawe. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo navuze? Nyandikira muri comments. Niba umushya kuri iyi channel, kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyiciro kubana namwe, kumwe nanjye Dorothée w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.